nk'ubu ngubu umugani nk'icyo kintu barabivuze mbitekerezaho nawe mbigana n'umuntu nabwo sometimes abantu bakwiye kutwarwa n'amarangamutima uyu munsi nimba abantu bicaye bakarankareyo bagasanga nk'uyu mutaramu waje mu kimbo cya Tansere tambuye guruwa ibitego bitanu na assist 3 niwe playmaker mu gihugu cyane nta discipline nke ihari nta kintu n'iki na kimwe ariko n'ejo abafana bamumenye mu mafaranga menshi akaba umuntu adashaka kugera reconnaissance avuga ngo byibuze ahangaha nubwo natanze inama ariko abantu bafashe umwanzuro ukwiye oya ubundi ahandi hose iyo umuntu ashobora no kugira ashobora kwibeshya nimba ari inama ko koreje wavuga ati byibuze ko baranze uyu muntu barebye kuri yego ati uyu wabo ni ukaze oya nukuri iyo nama irakenewe y'umwiherero ikintu gifatika twakuyemo iki muri make gifatika nyine cyo twakuyemo nuko yari last warning y'abanyamakuru ko umunyamakuru uzongera gukora ikosa azahanwa noneho kubahane no kumanisha amezi 3 bagona amezi 3 bikaba yaba na 6 cyangwa kitamanzamakuru kigahagarikwa bazajya no kuri YouTube se bamuze kuvuga cyangwa kuri Instagram hano basigaye bajya bakuriza Zoom arantu henshi itangazamakuru ryarabaye rinini byarabutse cyo bakora ni barimbure byinshi gikizo mbago zose ariko nibabikore byanyabyo abantu bari kuri YouTube YouTubers numvise ko sometimes babihakana ntabwo babemera ntabwo bemera aba YouTubers ntabwo bari ko muri RMZ bo mu mataifa bavuze ko atari umunyamakuru oya no garavuga akumva ariko ngo nyuma ngo nibikomeza ngo nawe bazango mwandikira ngo bamutanze nyine bamugaragaje nk'ikibazo ngo kibangamiye bagenzi bacu kuri SK urumva nyine uko rumva nabyo navuze by'amazina ngo bita namabi ngo nawe bagakamye ko bitabana kibwetere cyo kibwetere navuze se ntibamuzi Bugande bazaje muri Google ngo iryo zina ryavuze kibwetere Joseph abaye Bugande none se hari umuntu yabaga Bugande ubu yarahunze bazo bahunze hari umuntu wise kibwetere hari umuntu wari ntabwo mumuzira kibwetere Joseph afite caci Bugande yabaje kubutubwira ko abakristo ngo bamukurikiye uzwi uvuga uti ngiye yavuze nigeze mbyita umuntu niba yariyumvise ubwo nyine ariko agenda uvugiye kibwetere Bugande ubwo yashingiye kwitse yimba nikiri kwibaza oya bafite nyine ibyo bintu byo kwitana amazina kurumva ariko abitwa bavuga ko babita amazina kuki bahunga kandi bayita abandi none se ngiye ahubwo ikintu girira amatsiko ko abantu bose urumva ngiye nagize amahirwe yo gukurikirana ibyavuyemo hariya atamutwa turi kuganira Biden namusuhuza gakunze Blaze yaraje ahagarariye isango nyine bigenda bite kugira ngo ibirenterne ninde wavuze ko ngo nimba ari uyu munsi cyangwa ejo ngo ari inama ya RB igomba gukorerwa Rugaju nuza nyine ni president utoye ariko butoye rwose Rugaju umwe murenganya Rugaju none biri confidential ari ibyo tekereza bitari ku karubanda byo nibyo biri intano nyine kuko urumva nawe yavuze ko nabihano iri bufate ariko ko batanze last warning ku banyamakuru ba siporo iki kiganiro cyari cyanyuma cyo kubahwitura niba ari amahame kuko bayatweretse yose amahame y'itangazamakuru ya ethics tugenderaho n'ibihano nyine ubwo uzongera kunyerera muhereye n'uyu munsi nimugira abantu mutuka abantu muvuga mwataka harabamagazane hano hirya ni hafi bamagaza umuntu bamwicaze wenyine wahite muhwitura bandike ibaruwa banayisore official statement ivuga iti wenda kanaka urahagaritswe amezi kuba nyinshi ahubwo abantu bagiye tumira hano tujyayo tuhagiyeyo kigere ku Taifa arakirina hano ko Taifa no bari utaraje igiye yonge na Karenze na Axel sanga witwa Joshua Mucurezi yanditse igitabo ngo kintu twavuze mu rukiko bameze neza cya page 40 ndamwemera usanga wakoze inyandiko hatari igitabo ntabwo ari inyandiko isanzwe ni igitabo printinze gikoze neza bakore muri Destiny Art Media ko bikaze byarangiye biteze barakibasomeye ati ntibizongere nyine bisanzwe urumva hararimo imvugo zikarishye cyane kuri minister nizo bitsagaho cyane kuri minister yari yabareze
oya nyine nabo ubwabo bagiye basengura ibiganiro harimo imvugo zitari bumvise se mwarazi kuye mwabivuze mubikuye ku mutima harimo abaza nyine Bwana Mugisha niwe wari uri aho ngaho cyane rero Mugisha ugati ukoresha mwemera babikora baza no kwimwandikira rwose je nuko ngo niba ikibazo gihari isi yose ikibona bagikemure mu mizi nanjye nshyigikiye ko abanyamakuru ku maradiyo basesengura siporo bakora siporo ariko muri uko kubishyigikira birasaba ngo urwego rukuriye itangazamakuru rutanga ubutabera rube ruri feya kuri bose nta ruhande ejo radiyo imwe itazinduka ngo ivuge ko umunyamakuru n'uri atarakwiye kuba muri reyo nagenda agasubiza baze kuvuga ngo ni saga ntabwo ari saga uwateje bajya kwifunga hari uwazanye imbarutso uyu munsi niba nje nkateza imbarutso gereje isi ubwo wenda nkavuga nkataka wenda tuvuge umunyamakuru wenda tuvuge Rugangura kuri RBA akansubiza numva ikibazo cyaba ari jye kurusha uko cyaba icya Rugangura ariko nanone Reji hari ikintu ngewe ntuza yanjye mfata ni nacyo nshija RMC cyane nubwo ejo bashatse no kubica hejuru nabyo no kwisobanura kubera iki nuvuga ngo ibibazo kesi ziba nini cyane iyo ari abanyamakuru bavuganye hagati yabo kubera ihe mpamvu kubera ko nyine umunyamakuru yumuvuze nawe ejo aragira akagusubiza bose bafite mikoro muranaziranye ariko ukasanga ari abantu birirwe bataka abandi bantu ukumva nyine umuyobozi w'ikipe amaze nk'ukwezi wa mugani yarabaye iciro ry'imigani muri media yacu cyangwa se umukinnyi runaka cyangwa umusifuzi nkuko twari umunsi we abo ngabo kuko badafite bwabo bashobe nabo kubona bwo gusubiza none RMC yo isa nkaho itumiza abanyamakuru buri gihe ari uko hari abakate abanyamakuru kibwira ko hari abandi noneho bemerewe niba tuvuze Samir no wenda n'umuyobozi w'ikipe ya Rugende hano Samira nta kigenda uyu nguyu bundi amaziki ejo bundi azanaba yavuyeho no umuntu wishe ikipe nibaza ubuyobozi bwe bikarangira ntagire RMC kavuga ati bwo batavuze wenda ko Samira ari umunyamakuru nta kibazo nese ubwo niko byagenda uko niba dushaka kwitagaza amakuru ya siporo na siporo muri rusange itera imbere duhere kuri aho ngaho kwanza kuvuga ngo bahabwa ubutabera abo ngabo badashobora kuza kuvuga nako bashobora kuba banakomeye ahubwo kurusha abanyamakuru ariko ntibashobora kuvuga ntibasubiza ariko bafite amafamiye umuntu azajya yumva muri radio buri munsi bisa nkaho kumwibasira kubera za mpamvu twagiye tuvuga ida wenda yakwimye access muri iyo kipe yakwimye wenda niba ushaka kugurisha umukinnyi wa mugani wa mukinnyi waramwanze niyo byagenze gute byaba ari byo kandi ntabwo nta muntu umunyamakuru umwe ntabwo ndi buvuga izina kuko urumva baduhaye gasopo aho no kugengesera nibyo arasohoka muri stade ari kumwe n'umufana wa APR witwa Julia niba ari Jire niba ari Julius hari Jire rutaremara hari Julius papa Julia na oyisinze ariko numwe muri abo agenda amubwira ati Kiyovu ubonye ukuntu yibwe cyangwa se yitsindishije buki yajya kubivuga kuri radio ibyo yari mabwira abo bafana yarakaye urumva ibyo baruvugaga hari ibintu bisigaye byarabaye noneho tukagiye muri icyo kintu twaragiye twinjira mu buzima bw'ikintu nuvuga ngo twinjiramo Scovia yavuze ijambo ryiza turi ushyingura tugiye ku kiriyo nyine kwa Jaramberi Gatare aravuga ati abanyamakuru tugerageze cyangwa se mujye mugerageza kutaba bapartiye inkuru Kinyarwanda ndakivuze cyo gusobanura kutajya mu nkuru namwe bavuga ngo twari bigenze gutya byari gutyo cyangwa se baratwishyuye bigenze nuvuga ngo bamaze kugira ngo bamaze kuba party wo winjiye muri icyo kintu bisigara bigora gutandukanya umunyamakuru n'undi munana wa mu acteur cyangwa se na cya kintu nyine cyari kiri hari cyangwa n'umufana usanzwe wo nk'icyo kintu urumva ushaka kujya kwanaliza ariko niba usize ubwiye abafana kuri stade ko ibi bintu bidakwiye ejo uzajya gusa urumva utamaze kujya mu nkuru babyarangiye nzabivuga ko Kiyovu yitsindishije ugasiga bararitse urebye wasanga kandi mu by'ukuri Kiyovu yahanyanyaje yagerageje wenda ibura abantu batera mu izamu kuko kwiyubaka oya bona nubwo yase ikipe nitsindwa inakomeye kandi ari komeye kanatakaza ahubwo uretse no kuvuga ngo wenda ngo imwe yarushaga n'indi ariko ni ikipe ikomeye ariko nasaga yangaje n'ikipe yanyu byo guca hejuru kuba ntaraje wa mugani ndahomba hari ibintu mwagombaga kudaca hejuru hari nka saga imaze iminsi kururana kandi imaze kuba nini
iri hagati ya Samu Karenzi na Eto Mupenzi mwagombaga kukivuga icyo kintu kuko urumva itabamo ntabwo babivugaho ntabwo bya ariko urumva areze kereka we agiye kurega nk'umuntu akavuga ati oya simvuga we ngarege ndavuga mwagomba kubivuga ko bihora bivugwa muri media ahubwo se umugane to kwirirwa agarukwaho urumva ko akenshi kuko niyisaga yejo bundi nk'iyayisibo na eske yagarutswe bavuga ko ashobora kuba ngo ari we ubi ngo nawe biri inyuma ngo hari abakoresha nawe bikavuga ko yabareze ngo muri RMC bakanga kuno kwitaba reka ariko urumva byo ni ikibazo bakanga kwitaba ibyo muri ya cadre navugaga urumva nicyo tweze tuvuga kwibasira umuntu udashobora kuza kuvugira kuri radio ese naho byo kuko atarimo abanyamakuru nibaza ko niyaza kuba yaravuzwe kuko unavuga buri munsi w'umuntu kuko umufana wese uzi ko ushaka kujya hano hanze wavuga izina rito ubwira umufana afata umuntu n'umuntu mubi kandi nta baramubona ashobora kubona agaragaye cyangwa yibereye n'iburayi ugasanga nta abafana benshi bagumye babyuka kandi ukibasitse umva ari umuntu ukaze cyangwa ari umuntu w'ikibazo cyangwa iki kandi nta jwi rye tubona nta n'umuntu turamubona kuri ntaravuga ntaragira ikintu kinkoroga mba numva umuntu afite privilege adakwiye kuba afite nyine hari ukuntu nyine cyangwa se akaba ari umuntu seriously njyewe reka mubwire bashyira ku rwego rw'ibintu ameze nkandese nk'umuntu ubundi yakagombye kuba ari umuntu wagira nk'umuntu wayoboye nk'umupira w'amaguru mu Rwanda nko 60 ahantu nta wundi muntu wavuga ari ibintu bita kandi ejo bundi fande wa Deo Aperi yatangaje ko nta kintu ashinzwe muri Afurika ko ari umufana nk'abandi basanzwe ari ikintu bita muri Amerika ngo deep state nubango hari abayobozi tubona hanze baboneka ariko hari na babandi basa nko bafata n'ibyemezo bire influential ariko batagaragara wagira ngo ni nk'uyoboye deep state mu Rwanda kuko kuntu bivugwa ni ibintu byose abayobozi b'amakipe arabahari abayobozi b'amaklub abakinnyi wese umuntu wundi yakora he nyine urumva nk'iyo kese ibikomeye nk'uko nk'ejo bundi reka nk'urugero nabonye abanyamakuru abafana bari muri YouTube barimo kuvuga bamwe mu banyamakuru ngo bababeshye nuvuga ngo abanyamakuru babeshyeye abafana ngo bakoze inama nkuko twazano tuvuga tuti hari abafana badukoreye wenda tuvuga abafana ba Kivuti uziko bakoze inama aha naha twavuga n'amazina yabo mu by'ukuri ngo nta yabaye aba bafana urumva nta hantu bari bafite nta radio bafite bavugiraho bo bahita bajya gushaka YouTube bavugiramo nk'ibyo bifatwa muri context bajya gusubiza icyo rero nyicyo nemeye nicyo navuze icyo twakwiye kuba tunarebaho ntabwo ikibazo ari uko byakabaye ngo umunyamakuru ngo nuko ngo navuze navuze ngo nemeye kuvuga undi muntu wese bikarangira nka ukamwataka nta kibazo biremewe ukamuvuga ntabwo bivuze gusa ngenda shaka kujya nataka abantu mumbwira abo byemewe oya nta n'umwe wemewe titakeneye kumenya ko kwataka gatera musa ntari oya tita gatera ariko mumva koze ikibuga muri tactique uko yapanze ikipe gatera muvuga bijyanye n'akazi akora voilà bikanarangira adafite match ugatuza kuko ari abantu usanga bavugwa hafi nka rimwe imitsi niba gatera nta match afite akaba atakimye natsinda kandi wenda afite natsinda bivuge uvuga natsinda Kiyovu n'urugero uvuga uti cyangwa Mukura ariko namusabye imbaza none ndavuga niko bigenda nibyo navugaga nibyo yavuze niba umukinnyi yanaje nako niba wari ubivuze ko uvuga kuri Gloire niba abantu utambwe baramuguzana batamwemera kuko tansira ataje ese kuki nyuma y'igihe runaka maze kwemera oya ngugiye oya n'urugero ngewe tambwe aza hano muri Reyo ntago namwemera ariko on this time niwe mukinnyi yatambe sinarimuzi ari umuntu uvuze ngo sinamwemeraga rwose Beto yaguze n'igihe ariko igihe bayasha ubwo igihe urakizi igihe noneho kugira ngo byumve seriously we igihe ntakubeshya soma ibinyamakuru bibiri soma igihe na BBC ya website niho na Al Jazeera ubwo ribaye bitaka cyane urumva reje Mutaramu wahoze yandika kuri social media waraha kugenda wabaga uvuze mu gihe wazandika ubwo ari umuntu ngo kugiye wakubise umuntu ngo bimuviramo urupfu ntago namubonye inde bani cyangwa ndabibonye nawe kimenya ari bari nabivuze cyangwa ari inkuru sana menya ari inkuru sizana ibonye bari kweri time sana nabivuze nakubwiye se n'ibindi byose none buriya ari cyo ngicyo ari kuvuga nka kuri byakagombye kuba bimeze ngiyewe ndabizi neza ijana ku ijana ko hari abantu
nawe ubwe atabikora nkawe kuko na mbere yose n'ibintu byose abantu bapangaga kugira ngo bijye hanze bimediatize niwe wagombaga kubikora kuko niyo hakeneye indi campaign arahamagara bati twashaka ukuntu dukora ikintu iki cyane reka nkubwire ikintu kimwe rero uriye kuba ufite marakana banza wumve ufite marakana sibyo ukaba ubizi ko nk'umukozi kuba ashobora gukererwa hari nk'ibindi bintu yari arimo iyo ugiye nk'ahandi hantu ukabona nk'umukozi wakererewe umutekereza nk'uwa marakana sibyo bitewe n'uko ubifiteho nosiyo ni uvuga ngo byo nta kubeshya hari abantu bashobora gukoresha nk'iyo platform y'igihe pour kumediatiza ibintu byabo sibyo noneho babona n'ikindi noneho kiri kontere yabyo cyumvikanisha ko nabyo ariko byarabise nacyo cyakozwe muri iyo mpamvu mvuga ngo kuko ababizi neza muze gukurikira no muri starting point oya icyo mvuga impamvu cyumvikanira icyo kintu mpamvu navuze ngo birakwiye ko habaho nk'umwiherero w'iminsi kuko ikintu siri n'ubundi n'ibihano n'ibihano ntacyo bizakemura mu gihe umuzi utarigwaho yego nose ngewe Tony buriya n'umuntu uvuga gakeya ariko Tony uzareba nk'abantu bari hafi ye niwe muntu nk'imisi nk'ibiri wababaye oya Tony yarambaje serious Tony ukurikiye ifura uriya mwana mutara muri Tony umwe mu bantu basese bakandanda nemera abahehe Tony wani Tony yajya butanga kuri stade Tony wabugeze kora mu gihe se bambe kuri la mikro ya nago Tony umuzi Tony ndamuzi hari Tony wamdikaga ku gihe gira na nimero ye niba harya Tony ubwo ntaba ku Rwanda magazine hari ubu yabayeyo kuri Rwanda magazine yakoreye kuri cyane ariko abaziye gitoya buriya yahereye muri ruhago ko ni ahubwo nawe se yaragerana muri no minsi tuzanye butari buriya yabayeho kuri Sarusi kuvuga imbanza buriya bakuri Sarusi ari kuri ruhago yacu Tony ni umuntu kuvuga no muzima busanzwe bigora bavuga ko ariko n'ukuntu umuzi ni umuntu wango ngo Tony ngo ni umuntu ukoreshwa urumva rero urumva cyane abantu bawatangiye kuvuga ko uza kungabo uko tumuzi ni umuntu utavu nyine ukora pro mu buryo buri pro hangabo arababara agapfira muri Nyagasani no ngo asesengura he Tony match irangiye hariya abafite mikoro ari kumwe na Woze arimo kuvuga ko match urumva icyo navugaga hari ibintu bajya abantu baca ku ruhande RMC ibimenye ugasanga birakurura nyine nk'ubu tuvuze nk'iyo case ya Samu Karenzi na Eto bikagenda bagahangana noneho bikagezaho bikarenga urwego rwo kwangana kwabo cyangwa se guhatana hagati yabo bikagenda bigasatira n'abandi bamwe bagatangira kwitirirwa ibindi bakavuga ati uyu ubwo yakoresheje igihe yego nabo bakamusubiza mu by'ukuri ariko ari ibintu by'abantu babiri icyo ngurumva nacyo nicyo cyagombaga kuba adresse muri iyo nama kikava mu nzira kuko ubundi reka kubantu nkarangize katancaho ubundi RMC bwo n'abantu bose badukurikiye hari ikintu ubundi tutagombye kumva niba ari cyo tutagombye kumva ni urwango hagati ya Eto na Samu Karenzi kugira ngo barusangize abantu mu by'ukuri bajya gukundana nta muntu wari uzi ibyo bapangaga nta muntu uzi ngo bahereye hehe nta muntu uzi ngo byagenze gutya kandi icyo bapfa mu by'ukuri n'ubundi ntaho gifitiye inyungu football ni ibyabo hagati yabo ni abantu babanye batabihakana kuko uzi ko najyaga n'inzana n'inkuru najya kuvuga kuri Eto bikaba ibibazo hano mu kiganiro kubera ko icyo gihe bari babubanye niba rero bari babubanye genshi gikika abantu bashobora kuba bavandimwe kuko bakuri muri siporo bakaba bagirana ubuvandimwe bagiranye n'ibibazo tuvuge nka Aime agiranye ikibazo wenda na Songa mbere n'urugero mwarigeze ko mufite ibyo mupanga wenda mwaraguze nka BR n'iki byagombye kuguma hagati yanyu kugira ngo ejo Songa mbere tazabyitoza ngo avuge ngo Aime yanyibye BR nawe uvuge ko Songa mbere ari umujura ari umwambuzi ndetse kakoresha abantu abanaba so urugero nuko ngo byakago Eto na Karenzi ntabeshyi sinzi ibyo bapangaga gusa nzi ko bari mahwi kandi ikindi nzi nuko ibintu bapfuye bidafite bihuriye n'inyungu za siporo noneho umwe akoresha cyane cyane wenda ni nka Samu akavuga ngo Eto musabye imbabazi tukabyumva urumva ntituba tubizi tukati uko akora ndakuzi indwano ye ndayizi uko arwana ndazizi amayeri ye yose ndayazi
ubwo urumva bigeze aho ngaho urumva koko ni abantu baziranye kandi abayivugiye kuri mikoro ngicyo ahubwo nsaba Karenzi na Eto nibangane hagati yabo niba bishaka ibyo ngibyo si ko ntabishyigikiye kubishyira mu bantu. ariko bibizana mu bantu ngo Karenzi yemeza abanyarwanda bose n'aba sportifu ko Eto yishe umupira Eto yari atakiba muri APR afande Deo yarabisobanuye ko atakibamo yego urumva niba Eto nawe yaramureze muri RMC nukuvuga ngo byo bintu byagomye niba baregane hagati yabo n'iki kuko n'umundi imanza zo muri RMC ntituzivuga ku maradiyo ntitubimenya niyo ntitubimenye bigumaho ntidushaka kubijyamo bigumaho ngaho cyangwa se hari ikindi kintu ejo bundi numvise ariko umuntu arambwira ati ni igikangisho bavuga bati ngo Samu yavuze ko nabyumvise na muntu yoheje aka video karimo bavuga ko ngo azerekana uburyo Eto n'abasirikare babujije Kiyovu igikombe ntabwo mwabyumvise ibyo nge narabyumvise nk'icyo kintu kugira ngo kivemo urujijo bura nka Samu Karenzi yakagombye gukora nk'iyo operasiyo akayivimuzi akabishyira bigatuma abayovu tuva mu rujijo bigatuma abayovu bamenya ukuri uko babuze igikombe bakabigeka kuri Juvenal cyangwa bakagera ahandi ndetse iyo operasiyo izaba ari iya mbere izahita ica n'urujijo tuzahita tuvuga tuti Samu ntabwo yangeta yanga amanyanga ejo bundi buriya Nyamirambo na hano uretse nitembaze nkirangiza n'icyo gikoze uwo munsi naramuka gikoze muzareke twese ahantu Samu kuko yarabivuze ko ashobora kubikora ko abifite muzareke ahanyuze umuntu wese umuvuze tuvuge tuti Samu muramwanga muramuziza ni inyungu za muramuziza ko yavugishije ukuri ko yarafite amakuru muramuziza ya operasiyo aho ngaho icyo gihe tuvuga tuti ni n'umuhanga ni uwa mbere umuntu uvuze iyi operasiyo twese twari turi muri siporo ariko twari tutari tuzi aho igikombe cyagiye uwo munsi munyemerere namara kubikora twese tuzangende tuye kumushaka indabo zurazimushyira tumuha audience tumushimire kandi tuvivure tuvuge tutayara cyane rwose iyo operasiyo uburyo Kiyovu yabujijwe igikombe na Eto n'abajenerali cyangwa se n'abasirikare ofete si nicyo kibazo iyo ngiyo niza ariko nibura bizakura urujijo kuko bizakomeza bitutumbe reka mbwire ni ukuri kw'Imana yo mu bintu byose dukora nimba harimo n'ikintu cyo kwedicatinga abantu n'iki byose uyu mupira w'amaguru njye nkunda kubivugira abantu batwumvira hirya kure hano batwumvira mu misozi umuntu ati akaradiyo ari guhinga umuntu yamanitse akaradiyo munsi nari gukorera urutoki n'iki byose ni umuntu washyushye mu mutwe utegereje kumva Axel ari kogeza match kuri Radio Rwanda birangiye Kiyovu ibuze igikombe sibyo muri realite ufite umuti wavura wa muntu ndetse n'abandi bantu bari mu mupira w'impamvu ibintu umupira wacu upfa uko nge simbibona muri hangere ikintu cyiza nimba ari ikintu kirenze se kiganda nimba amine se kisambo nimba ari ikintu kirenze okwi nimba ari ikintu kirenze hari ingingo ruri mu gutoza match sibyo abantu bakimenye mu by'ukuri duhora tubwira abantu ngo Kiyovu ifite ikibazo ngo cy'abantu bibukanye Juvenal kandi mu by'ukuri hari ikindi kibazo tuzi Kiyovu yahuye nacyo cyatumye idatwara igikombe mu yandi magambo twaba turi kuri radio tumeze nk'abantu bari korosa ku rwiri kandi ngo turi kubwira abantu ko tubahingira sinzi nimba abantu bumva biologique wenda abantu bo mu mujyi byo korosa ku rwiri urwiri nicyo kintu cyica umurima n'imyaka cyane rwose sibyo ngo ufashe urwiri urarutabye urengejeho ibitaka kugira ngo ubirebe cyo ntago wasarura abone ko wahinze kandi wamuhingiye neza deje nge nahoze mvuga nti umuntu wese mu mutima uzi ibyo bintu nge ikintu cyose nzi la majority ikintu nzi cyakwangiza ngenda kivuga uwo ni wo ngewe urumva dukuze ndabyumva 100% pe sinzi ko ngiye mu mutima wanjye nazumva mbohotse sinzi nimba n'ukuntu nashaka yandije ariko rero icyo kintu muri kuvuga ariko icyo kintu reje izaba ari contribution icyo kintu muri